I got news for you. Did you know that love really exists? Did you know that there is something that is amazing in our life that we people will never give its value, real value. We never recognize how is powerful, how is unconditional. God's love is unconditional. His love is not gained by anything we do in our own merit. The Bible states that God loved us while we were still sinners. His love abounds from His infinite goodness and mercy. God's love is steadfast and unchanging. Uko niko kuri kwa nyako. Urukundo rw'Uwiteka ntirujya ruhinduka. Always is the same. Kandi byose ari kubw'ineza yacu. Uwiteka twe nk'urubyiruko adushakaho guhinduka, kuba bashya, tukabibiremwa bishya muri we, tukareka ingeso mbi n'ibindi bitandukanye bitujyana kure y'Uwiteka. Reka dufate urugero rw'umurwayi wa asima. Iyo umurwayi wa asima krize zimufashe ntabone pompo hafi, birakomera cyane, bikaba byaramuviramo kuba yanapfa. Ariko se yabonye pompo bigenda ute? Aripompa nuko akagarura intege, akagarura ubuyanja, akongera agasubira mu buzima. Uko niko bimeze. It is the same. As you move so far away from God, as you face with many problems, uko niko Satani akwibasira, akagutega imitego myinshi, kuko abazi ko wamaze gutandukira, wavuye ku Uwiteka. Akakugira uwe, akakugira igikoresho cye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Did you know what happens when you become closer with God? Bihinduka umunezero gusa. Ugira umunezero udasanzwe kubera ko Uwiteka iyo umwegereje nawe arakwegera, mukabana mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko bamaze kumufungurira amarembo ngo yinjire mu mutima wawe. Burya nta cyiza nko kwibera hafi y'Uwiteka. Uwiteka, Imana isumba byose, nirugira, nirurema, nirubasha. Buri kimwe cyose umusabye aragusubiza, kandi yagusubiza yego, oya, tegereza, byose ni kubw'ineza yawe. Twe nk'abasore twagakwiriye kwegera Uwiteka tukumva icyo tubwira, aho kwirirwa mu mihati y'isi yimbura mumaro. God is calling us to become His servant. Kandi ntawe akorera Uwiteka ngo yikorere amaboko. God is always God. Imana ya kera niyo y'ubu, Imana ya Aburahamu nayo y'ubu, kandi yasubije Hana, nawe yagusubiza. Wibuke neza Hana yasabye Uwiteka umwana w'umuhungu. Hana aratitiriza cyane, ariko igisubizo kigiye kuza cyaje ari yego, yes. Hana yabonye umwana kubera gusenga. This was the power of prayer. Natwe nicyo dukeneye kumenya neza yuko bujya gusenga ariyo ntwari ikomeye yonyine isigaye. Twe nk'abantu tugomba kwitwaza, tugasaba Uwiteka akaguma kuba iruhande rwacu, kuko bujya Uwiteka iyo ari mu bintu byawe, iyo wivanze mu byawe, byose biba ibisubizo, kandi nitagusubiza none n'ejo iragusubiza. Let me tell you something again about love of God. God's love is gracious because it is unmerited
favorable, freely given, and undeserved. God's love never changes, is always the same to his own people. Nawe wahinduka, nawe waba ukomeye, kandi nawe waba uwagaciro, nawe waba urugero ku bandi. You can become an example to others. Reka ubuzima bwawe buhindurwe n'Uwiteka. Reka ubuzima bwawe bwinjigwemo n'umwuka w'Uwiteka. Holy Spirit, come closer to God, and you will see how God is powerful, and you will receive the miracles from God. God is God of power, God of miracles, God of love. Nimureke duhinduke ibiremwa bishya, tube abana b'Imana, tube abakozi b'Uwiteka, kuko nawe azaduhembera ibyo twakoze. Uwiteka ari mu ruhande rwacu, Uwiteka aturi imbere, kandi urukundo rw'Uwiteka ntiruzigera ruhinduka. Uwiteka Imana iravuga ati, ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utamenya. Let's pray God and he will respond to us. Nimusenga nimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Iyo usenga ntabwo ari ngombwa ngo wiboneshe, ngo byereke abantu ngo ko uri gusenga, ahubwo isengesho ni isengesho rituje. Wowe ubwawe ukihererana n'Uwiteka Imana yawe, ukayitura ibyawe, ukayishimira ibyiza yagukoreye, maze ugakomeza kwiyegereza, mukabana umunsi ku munsi. Reka tureke kuba indyarya ngo twishushanye yuko dusenga kandi turi kwereka ab'isi. Byose Uwiteka babireba, ariko birakwiye yuko duhinduka tukiyegereza Uwiteka, tukamuramya by'ukuri, kandi nawe azadusubiza ibisubizo byiza. Open your eyes and see how God is powerful, and see his miracles. This was Phillphilos motivation. Stay blessed.